ibisekeje ni byinshi cyane Yesu wanjye urafata ukuboko ndangiza urugendo amahoro ibiri imbere yanjye n'ukuri ndabona bitoroshye urafata ukuboko ndangiza urugendo amahoro ibigaragaza mu buzima ari byinshi cyane urafata ukuboko nyaboneka iri naryo ni itangazo bakobwa mugabanya umuteto ngo abagabo barabuze abagabo ntibabuze habuze amafaranga kuko niyo mpamvu ushaka ngaho namwe ni mudusabe munadukwe munishyura inzu mureko tutabarongora ngaho mu bukumu umuntu yishyuye inzu yishyuye musi yishyuye umutayira yishyuye n'ibiryageretseho n'inkwano erega nangize inkwano mama arazishaka ngo umukobwa wacu twaramureze ukagira ngo nabajyana kuri banki konti nayigira bloke mazana yibagira papa uri shirato nanjye imodoka nakujyana mu igaraje cyangwa ukamujyana mu kinamba papa uri twatatukubaga Yesu we mwahita mumbaga ubwo se urumva wabusigaranye iki ubundi se mfite